Bene Imana bene irage mwongeye kwirirwa abandi mwaramutse abandi muraho ese ibyigisho bitanu ntago ari bikeya cyangwa inyigisho tumaze kunyuza hano kuri cano yitwa IU Ubaka TV. IU Ubaka TV, igitabo cy'ubugingo umurungabangabo television kongonisme. Byo ngira ngo murabyumva, ntago urabona abantu bazanye iyobokamana barizanye mu buryo bwo gucuruza, mu buryo bwo gutwara, mu buryo bw'ubwami, barizanye mu buryo bwo kuvuga ngo ntabwo twe harimo ibintu bitugirira neza, harimo inyigisho zibanisha abantu n'abandi, nibyo turabishima, ariko hiyongeramo n'izindi nyigisho zirindagiza bitekerezo, inyigisho z'icubizabwenge, inyigisho z'abayobozi b'isi bakorera Imana bita demeje. Twarabibabwiye Imana yaremwe, batubwira ibintu nyine byo babitubwira mu buryo busobanutse, harimo kutubwira uburyo bw'ubutatu. Yes, tuzabisobanukirwa byose, tuzabimenya. Murakoze. Iyo batubwira ubutatu, batubwira ko ari ubutatu butagatifu, bakatubwira ko ari Imana, Umwana, Umwuka Wera. Ariko se nibyo koko bihuriye he? Byadufasha iki? Imana rero iri mu buryo tugomba kuyimenya mu buryo butatu, kandi nibwo tugomba kwisobanukirwamo, ni nako tukwiye, kuko nibwo ubuzima. Imana ni ishingiro ry'ubuzima, kuko Imana ni umuntu, umuntu ni Imana, Imana ni iy'abantu, abantu ni ab'Imana. Ni ukuvuga twese iyo sisitemu ni ikintu kimwe. Hari Imana rero zari zisanzwe zibera ahantu hatari mu isi, hatari hano, niba mwarabibonye. Niyo usomye Bibiliya nyine ugenda ubibona. Niyo mpamvu batubwira gusomana ubwenge. Bibiliya ntabwo ari, batubwira ko ari inyanja, ntabwo ari igitabo wapfa gucubiramo gutya gusa. Iyo ujemo nabi, iyo ucuyemo kidogo urarohama, uhita urigita. Bisaba ngo umwuka adusobanurire, kuko umwuka ni iki? Si yo bavuze ngo umwuka, batarengejeho ko ari akantu ngo wera. Umwuka ni iki? Bisaba ngo dusome twitonze, dusobanukirwe, dusabe umwuka adusobanurire. Bibiliya ni igitabo cy'ubwiru, ni igitabo cya kera gitandukanye n'ariya amateka bavuga ko buriya butumwa bwaba bwaratangiye mu myaka 300 mbere ya Yesu. Oya, Bibiliya cya 2024 buriya ni ubutumwa bumaze igihe kinini cyane. Ni ubutumwa bw'ubwiru. Abantu bakoze biriya barabizi ibyo bakoze, barabizi ibyo bashakaga, barabizi. No kuba turi gukora bino tubabwira ko hari ubwiru bwanditse ku misozi irenga 1200. Ibyo bintu barabizi, kuko nabo bajya kubikora naho hantu babikuye ubwo butumwa, naho babikuye. Niyo batwereka ukuntu ngo Imana zavugaga ngo mureke tureme umuntu, ngo mureke tugire iki, ngo mureke dukore ibi n'ibi, barangiza bakatubwira ko bashaka ko dusenga Imana imwe, ariyo Mana ihari, ariyo y'ukuri. Kandi wabona ukuntu umuntu yakozwe, wabona ukuntu yahawe amategeko, wabona ukuntu yahawe amabwiriza, bigaragara ko hari Imana zagiye inama, zikora akanama, ziravuga ati reka dushyireho ibintu ibi n'ibi, zirabyemeza, zihitamo n'Imana imwe yo gusengwa. Kubera iki? Ariko cya kindi nababwiye, tugomba kugenda tutari muri matrice y'umucuri, tugomba kuba muri matrice y'ibyaha, kuko niho turi. Twashaka gusobanukirwa iby'ijuru, tukambara imbaraga y'ijuru, tukajya muri matrice y'umwuka. Sibyo? Nuko bimeze, nuko bimeze. Hano rero nta kintu murahaburira, turaza kugenda dusobanurirwa akantu kamwe ku kandi. Tugiye kubanza dukore episode y'inyigisho nka 12 zisobanura umuntu, z'umuntu, zo ku muntu, kwimenya ubumenyamuntu. Hari umufilozofe wavuze ngo connaître toi toi-même, hari n'undi wavuze ngo niwimenya, kandi uwo ni umukongo, uzaba wamenye Imana. None twebwe turashaka gusobanukirwa Imana tutizi, turashaka gusobanukirwa isi tutizi, turashaka gusobanukirwa ijuru n'ibyaryo tutizi, turashaka gusobanukirwa abantu n'ibintu tutizi, turashaka gusobanukirwa Yesu tutizi, turashaka gusobanukirwa Satani tutizi, turashaka ibintu byose kubica hejuru, tugafata etape nk'iya 10, kandi twakagombye kuba turi kuri etape ya mbere, tukayivaho tukajya ku ya kabiri, tukayivaho tukajya ku ya gatatu, mpaka tukazasobanukirwa, tukabona kujyanisha akantu ku kandi. None iryo juru urumva, abantu benshi bazi ko ngo ari uyu mubiri uzajyamo, kuko urabona Bibiliya yatubwiye ko hari amata, hari ubuki, hari ibintu byo kurya. Ntabwo uyu mubiri uzajya mu ijuru, uyu mubiri ntabwo uzajya mu ijuru. Mu ijuru Yesu kamirano yarababwiye, intambara turwana ntabwo ari inyama, ntabwo ari iy'amaraso. Intambara abwira Petero amaze guca umuntu ugutwi, yaramubwira ati Petero, intambara turwana ntabwo ari iy'inyama n'amaraso, ntabwo ari intambara ya hano. Intambara turi kurwana ni iy'umwuka. Iyo bivuze
nibyo twavugaga mwihangane gake umuntu amamaga kuri fone yarandogoye. Imana rero iri mu butatu, ijuru riri mu butatu, satani ari mu butatu, umuntu ari mu butatu, ukuzimu kuri mu butatu, ibintu byose ducamo biri mu butatu, kubera ko imana zabaga ahandi hantu hatari hano ku isi, zifata icyemezo cyo kumanuka ziza hano ku isi zivuga ngo reka dukore umuntu. Niho zavuze ngo reka tureme umuntu, kuko zo ni umwuka biriya byo bazanye ngo se natwe. Hariya harimo ibitekerezo byinshi, iyo twiga iyobokamana harimo ibitekerezo byinshi, nyine byinshi twarebabwiye, n'ibya demiurge, harimo iby'ubukoroni, iby'abashaka ubwami, iby'abashaka gutegeka. Ariko urumva hari iyo babivuze, urumva bo baba babivuga nk'umuntu, ngo tureme umuntu ase natwe, kandi Imana batubwira ko nta shusho nta ki, ni umwuka nyine ikoze mu mwuka, umwuka asugira ishusho yihe ntayo. Rero ni uko kuntu bimeze, ntabwo tugomba gucubira, ntabwo tugomba kugenda nk'aboga rwagati. Iyo umuntu ari umuhengeri nyine urumva ntabwo aba areba hakurya ku nkombe, ntabwo amenya ikintu kiri kubera hakuno. Reka tumere nk'abari kogera ku nkombe, urumva nitubona n'ibibazo bije twambuke, sibyo? Siko bimeze. Muri Bibiliya haranditse muri Zaburi ngo umunyabwenge abonye ibyago bije arabyikinga. None ni gute twebwe twakoga nk'aboga mu nyanja rwagati se? Oya, tugomba kubona imirabije, imihengeri ije, hajemo ibindi bintu, inyamaswa, ibiki byose, ibintu bigiye kuduhohotera, tukambuka. Tugiye gushingira rero inyigisho yacu y'uyu munsi tugiye kuyishingira ku kibazo kijyanye n'iyicano, kuko turi ku bumenyamuntu. Tugiye gukora episode z'ubumenyamuntu, tubanze duse n'abisobanukirwamo gake, tubone gukomeza tujya muri biriya bintu, tujya ku Mana, tujye kuri Yesu, tujye kuri shitani, tujye no ku bindi bindi, tujye no ku wundi muntu nyine utari uyu nguyu ugaragara, umuntu w'imbere, wa undi bita umuntu nyamuntu. Ibyo tugiye kugishingira ku kibazo kibaza giti: ese wanditse mu gitabo cy'ubugingo? Urandikwamo ute se? Urandikwamo ngo bigufashe iki? Urandikwamo ngo bigende bite? Ibyo ngibyo twababwiye ko hari, iyo usomye caro nyine ubona ko ari ubaka igitabo cy'ubugingo, umurunga bangabo, sibyo? Abo ni bande se? Uwo murunga udufatanyije ni bande? Umuntu wavuze ngo naje gutanya umwana na se, namara gutanya umwana na se, urumva bizagenda bite? Uzajya mu ijuru kugira uti? Umuntu washyize umupaka hano ku isi, sibyo? Niba ashaka ko utarenga hano ngo ugere hariya hakurya, ni urugero niba ari umunyaburayi agakata uburayi akavuga ati umunyafurika ntabwo azagera aho aha, kugira ngo azajya birahasaba urwandiko. Uwo muntu muzabana mu ijuru gute? Yarazanye urugabano, bamwe akabacurika epfo, abandi akabacurika hirya, wakajyana akakwereka paradizo, ariko akakubwira ati nukwirebesha amaso nta kwigeramo. Ibyo bintu ngire ngo tuzabisobanukirwamo hano. Wanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ubugingo ni ubuhe? Ni ibintu tugomba gusobanukirwa, nibyo nababwiye. Bibiliya rero ni igitabo cyiza, igitabo cy'ubwiru, ubwiru bumaze igihe kinini, ubwiru bwa kera, ubwiru bw'Imana, sibyo? Ariko abantu bakorana n'Imana ya demiurge, abantu bakorana n'umwijima, abantu bari mu nzira nyine y'umucuri, inzira itari igororotse, inzira y'umwijima, bashyizemo amagambo yabo. Urabyumva? Twababwiye inyigisho zitwa Beatitude. Inyigisho zikubwira ko ugomba kwihangana, ukabaho nabi ku isi, ukazabaho neza ugeze mu ijuru. Imana rero zijya kuva ahantu zabaga, zaje mu isi zambaye umubiri. None kuki zitagumye ngo zize ari umwuka, zize nka gutyo, zigumye zambare ubumana bwazo, zize mu isi zimeze gutya, ariko zaremeye zambara umubiri, kuko niwo mwambaro hano ku isi. Kubera iki bo badushishikariza kuzabaho nabi hano muri iri juru ryacu, ngo tukazabaho neza muri ririya juru ry'ahantu tutazi, tutabona? Kandi abantu babibwira ni abantu bambaye umubiri, abantu bambaye inyama n'amaraso, abantu barya, abantu banywa, abantu basonza, abantu bagira inyota, sibyo? Ibyo ni ibya hano rero, ibyo ni ibyaha, ibyo nibyo bita ibyaha, batubuza kubikora, sibyo? Badushyiraho imipaka mu bintu byose, bashyiraho imipaka, bagerageza gushyiraho imipaka, nta yindi ntego n'uyo kugira ngo bakontorore ibintu, bakontorore intekerezo zacu, badukontorore, bagire umurongo badutwariraho nyine, bajye batwereka ahantu turenga, batwereka aho tutarenga, batwereka aho tugera, kugira ngo bagumye bikururireho ibintu byose, birihereza amahanga yose,
naho imana iyo itari yangaha, imana iriya dushaka kuzambara twambaye twasohotse muri uyu mwuka, twasohotse muri uyu mubiri, iriya mana nta nubwo ikeneye kwamamazwa, nta bwamamara ikeneye, kuko ibyo ibikeneye yabyikorera, kuko ifite ubwo bushobozi. Nta kintu iri inatwifuzaho, nta na kimwe. Iriya ni imana ihereranyije byose, ifite ubwenge, ifite ubushobozi bwose, ntiyambaye umwuka, icyo ni icya kabiri, ntisonza, ntinywa, ntigira inyota. Yego, izi nyigisho rero ikintu cya mbere nifuza ngira ngo zidufashe ni ukubohoka, ni ukwibohora, tukabaho dutekanye, tukabaho turi abanyine, kuko ni hano turi, niho twisanze, twambaye umwambaro wa hano, ntago hano twambaye umwambaro w'ijuru cyangwa umwambaro w'ahandi hantu. Twambaye umwambaro hano, umwambaro w'umubiri ubora, umwambaro w'umubiri w'itaka rizasubira mu itaka n'ubundi. Rero ariko nitubohoka, ibi bintu tuzabyiga neza tubyumva, kuko umuntu wa nyawe barabitubwira, iyo tumaze gupfa, iyo tumaze gusohoka muri uyu mubiri, roho isubira ku wayitanze, ni ukuvuga dusubira aho twaturutse, sibyo? Rero hano twambaye umubiri tuzaba neza gute? Tutagongana abantu, tutagonganya abantu n'abandi, tudakora biriya bintu batubwiye by'ibicumuro, bo babikoze bagira ngo bacumura, batuvane ku isoko, batuvanaho tuvoma, batuvanaho twavuye. Ariko tugamije gusubira ku isoko, tugomba kuvoma ku isoko, tugomba kujya ku muzi. Amaraso ya Yesu yatambwe kubw'igitambo cyinshi. Rero ni uko nguko bimeze, tugomba kubohoka, ni ukubohora umutima, ni ukubohora intekerezo zacu, ni ugukuraho imipaka, umurungabangabo, ni ugukuraho urwo rungabangabo, urugabano rukarandurwa. Isi cyangwa imana y'amadini, imana y'isi, imana igenga iby'isi n'inyigisho zayo, ibyo byo twari babwiye bigomba kurandurwa, bigasenywa burundu, sibyo? Tukaba mu itoro, tukaba mu muryango umwe nk'uko byahoze. Murakoze.